kubashimira no kubasuhuza mwese, kubashimira kubwitabire ko mwitabiriye ubutumire bwacu kandi muri benshi kandi mukaba mwaziye igihe, turabibashimiye. Muri kano kanya rero impamvu ngira ngo nyamukuru yo kuba twabatumiye nuko nkuko twari twarabibemereye uyu munsi urwego RGB rukaba nkuko Rege yaramaze kubivuga rugomba kutugaragariza noneho isesengura bakoze y'umuryango wa Rayon Sport, ibyo bagezeho uyu munsi akaba aribwo twifuje ko namwe tubisangira n'abanyamakuru. Ikindi nuko wenda nibutsa inshingano za Ministeri ya Sport nk'urwego rushinzwe iterambere cyangwa se rureberera iterambere rya sport mu Rwanda hose, sport zose. Iki kibazo twagikurikiraniye hafi, ariko nkuko twifuza iterambere rya sport muri rusange akaba ari nako twifuza iterambere rya Rayon Sport nk'umuryango. Nizimbye mu magambo nkuko rero imiryango itari ya leta, ngira ngo hano ndagira ngo nongere kwibutsa ko imiryango itari ya leta ifite urwego ruyireberera ari rwo RGB. Nagira ngo mpe ijambo umuyobozi wa RGB Dr. Yusta Kayitesi kugira ngo abe yatugezaho ishusho cyangwa se ibyo basanze mu isesengura bakoreye umuryango wa Rayon Sport. Murakoze. Ndi bubagezeho muri make urugendo rw'isesengura cyangwa rwo kugenzura imikorere y'umuryango Rayon Sport, ibyo twabonye byibanze n'ibyemezo twafashe muri uru rugendo. Mu kwa gatanu k'uyu mwaka ku itariki 14 z'ukwa gatanu, uwitwa Bwana Ngarambe Charles yaratwandikiye aratubwira ngo mu minsi iza tuzabona inzandiko z'abantu biyitirira umuryango Rayon Sport, atumenyesha ko ari we muyobozi w'umuryango. Ngira ngo nababwira muri make inshingano n'ubundi dusanzwe dufite nk'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'igituma tuza muri Rayon Sport. Nk'uko minisita yarabivuze, abanyamakuru ba siporo muranabizi, amakipe ubwayo ntagira ubuzima gatozi. Kugira ngo ikipe igire uburyo bw'amategeko ikoramo, ishobora kuba ikipe bitewe n'amategeko y'igihugu nka hano, ikagirwa n'umuryango utari uwa leta nk'uko amategeko yacu abiteganya, cyangwa ahandi henshi uko bigaragara ikagirwa na business na company. Mu Rwanda rero amakipe menshi nk'uko amategeko abiteganya agizwe no kuba abayahagarariye mu mategeko banayabayobora mu buryo bwa busanzwe ari umuryango utari uwa leta. Rayon Sport rero nayo ni umuryango utari uwa leta. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nirwo rufite inshingano zo kwandika, gukurikirana, kugenzura ndetse no guhana imiryango itari iya leta itandukanye. Dukurikirana imiryango nk'uko amategeko abiduhera uburenganzira kugira ngo turebe ko yuzuza inshingano zayo. Twasanga tuzuza inshingano zayo tugafata ibyemezo bishobora kubamo kwihanangiriza umuryango, kuwuhagarika by'agateganyo hagati y'ukwezi n'amezi 6 cyangwa kuwuhagarika burundu. Dushobora kuwuhagarika burundu izo nzira zose tutaziciyemo iyo uwo muryango imigirire yawo, imikorere yawo ibangamira ituze rusange, iteza n'akaduruvayo mu buryo butandukanye. Icyo gihe rero kuri 14 batwandikira, Ngaramba twandikira, birumvikana nta zindi nzandiko twari twabonye, ariko byatumye tugomba gutangira gusesengura umuryango no kumenya ibihari. Haciye iminsi irengaho gatoya 5, ubuyobozi bwa Rayon Sport buhagarariwe na Sadat, Munyakazi Sadat, aratwandikira nawe aratubwira ati dore ibyemezo byafashwe, dore amatariki natorewe, dore n'ibyo twafashemo nk'ibyemezo mu nama rusange y'umuryango yabaye kuri 19 z'ukwa mbere muri uyu mwaka wa 2020. Nagira ngo mvuge ngo icyo gihe we yari yaratowe na komitiye mu kwezi kwa 7 k'umwaka 2019.
tubonye inzandiko zombi birumvikana, namwe mu itangazamakuru mwarabibonye, habaho no ku rundi ruhande abantu bahagaruka bagaharanira impinduka. Nk'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere hari uburyo imiryango iyoborwa, hari n'uburyo amakimbirane iyo yavutse mu miryango akurikiranwa. Niho twashingiye mu by'ukuri tureba niba inzego za Rayon Sports zishinzwe gukurikirana amakimbirane zihari zishobora gukora. Dusanga mu by'ukuri mu muryango Rayon Sports harimo ibibazo bishingiye ku mategeko no ku miterere y'umuryango. Kugira ngo umuryango ugire uwuyobora muri icyo gihe, tureba uburyo amatora yabaye, tureba ibyerekana koko niba Ngarambe ari we ukiyobora umuryango cyangwa atari we ukiyobora umuryango. Dusanga sitati yabo ivuga ko manda y'umuyobozi yari imyaka 2, yari yaratowe muri 2013 kandi manda ari imyaka 2. Dusanga nanone mu mwaka wa 2017 harabayeho amatora, Bwana Ngarambe agakora ihererekanyabubasha, akariha abatowe ndetse akanatorerwa kuba umwe mu bagize izindi nzego z'umuryango. Yari ahagarariye abo muri Rayon Sports bita inararibonye, ari umwe mu bahagarariye. Ibyo bituma muri icyo gihe tugomba gufata icyemezo cy'uyobora umuryango. Kuri 29 niba nibuka neza z'ukwa 5 tuvuga ko komite iyobowe na Mwana Munyakazi Sadati ariyo iyobora umuryango, ariko tuyiha inshingano kuko muri iryo sesengura twari twasanze mu bijyanye n'amategeko, mu bijyanye n'imiterere y'umuryango, mu bijyanye n'aho umuryango ukorera, mu bijyanye n'imicungire y'umutungo hari ibibazo pe. Tubaha inshingano zo kudukorera ibintu 3 muri icyo gihe cy'ukwezi twabahaye, baduhe amategeko anoze. Urumva birumvikana bagombaga guhuza inzego z'umuryango kugira ngo banoze amategeko, baduhe uburyo inzego z'umuryango zubakitse bushingiye ku itegeko, ndetse baduhe n'uburyo bwo kunoza imicungire y'umutungo w'umuryango. Ukwezi kurangiye ntago babiduhaye. Mu by'ukuri baduhaye ibyari byatowe muri uyu mwaka mu kwa mbere, kandi ari nabyo byari bifite n'ubundi nenge z'imikorere nari navuze. Ibibazo byo twasanzemo rero, umuryango Rayon Sports nk'uko nabibabwiye ni umuryango utari uwa leta, ufite amateka maremare, wavutse bwa mbere muri 68 tariki 25 z'ukwa 5 ngira ngo 68 nibwo iteka rya minisitiri rishyiraho riha ubuzima gatozi umuryango Rayon Sports Club wabaye. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bwagiye busimburana igihe amategeko yahindukaga muri 2000 ntibwavuguruye, ariko muri 2013 biba ngombwa ko bavugurura. Mu by'ukuri mu gihe cyo kuvugurura, aho kuvugurura neza ngo bahuze n'itegeko, bisa nkaho havutse umuryango mushyashya noneho witwa Association Rayon Sports. Dusanga muri iki gihe no mu makimbirane mwagiye mureba barageze aho bagasa nkaho iyo miryango ari 2 cyangwa itandukanye, na nyuma yaho uko abanyamuryango bahuye bavugurura bakavuga ngo umuryango uravutse. Bisa nkaho noneho bidasobanutse igihe Rayon Sports ivukira n'igihe yavukiye nyirizina. Bidusigira ikindi kibazo cy'uko ubwo umuryango ufite amazina 2, Association Rayon Sports na Rayon Sports Club, kuko itigeze iseswa na rimwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Twasanzemo nanone ikibazo cy'icyicaro. Uyu munsi niba musesengura mwarabibonye, Rayon Sports ivuka muri 68 yari i Nyanza, haza kubaho ibindi bikorwa bitandukanye irimuka. 2013 ikipe igihe yari yasubiye i Nyanza, iyo kipe iyobowe na Ngarambe n'ubundi ari nawe wayoboraga Rayon Sports Club, nibwo bandikishaga umuryango Association Rayon Sports. Noneho bavuga ko ufite icyicaro Kicukiro. Ejo bundi mu kwa mbere habayeho amavugururwa, nabwo bavuga ko nanone umuryango noneho ufite icyicaro i Gasabo mu murenge wa Kimihurura. Niba mukurikira inzandiko uyu munsi Rayon Sports yandika, muzabona ko kuri letterhead yabo hariho kuri Nyarugenge. Ibyo of course bituma umuryango usa nkaho utagira aho ukorera,
n'uburyo bwo kubika inzandiko zabo cyangwa ibikoresho byabo bitandukanye, bituma umuryango usa nk'aho ufite ikibazo. Nk'uko nari nabivuze, twasanze harimo n'ikibazo cy'abanyamuryango. Hari abanyamuryango bawutangije kera na stati yabo itabigaragaza cyane kubera ko tuza bawandikishije gusa. Hari abanyamuryango 46 bagaragaye muri 2013 bandikisha umuryango. Hari abandi banyamuryango n'ubundi nabo bavuga ko ari abanyamuryango, either bari muri fan club cyangwa bari no mu zindi, bavuga ko batanga imisanzu cyangwa bari no mu bundi buryo. So twasanze harimo ikibazo cy'ubunyamuryango, kwemeza umuntu aba umunyamuryango ate, atakaza ubunyamuryango ate, inzego z'umuryango ni izihe, inzego z'abanyamuryango ni izihe, bagira ubuhe burenganzira, ni ubuhe burenganzira badafite bitewe n'ibyiciro bitandukanye. Birumvikana ko bimwe mu byo twasanze hagaragara ko hari muri icyo kibazo. Twasanze mu nzego zabo zifata ibyemezo hari n'ubwo hazamo imiryango yindi ifite ubuzima gatozi, kandi Rayon Sport ari umuryango atari impuzamiryango. Muri rusange ikindi twasanze gitera urujijo nuko ari muri 2013 bavuze ko hari abanyamuryango bawushinje. N'ejo bundi muri 2020 bavugurura amategeko baravuze ngo abasinye kuri ayo mavugururwa ni abanyamuryango bawushinje n'abahoze barawushinze mbere. Ukabona hahora habamo ikibazo cyo kuvuga ngo ubundi kuki abanyamuryango bawushinze bakomeza baharanira kuba bawushinje, ni ubuhe burenganzira bagira, n'iki bavutswa. Nagira ngo ibyo mbifate mu cyiciro kimwe. Icyo cyiciro cy'ibibazo mu by'ukuri ni ibibazo bishingiye ku miyoborere, ni ibibazo bishingiye ku miterere. Niba mubizi mujya mubona logo imwe imeze nka map y'u Rwanda, hakaba n'indi logo ifite ukwisa, ugasanga umuryango ufite amazina abiri, ufite ibyicaro bine, noneho ufite na logo ebyiri, kubera ko mu buryo bw'amategeko baticaye ngo bavuge ngo duhinduye izina ry'umuryango twisaba nabi, duhinduye ikirangantego cyacu kibaye iki, turimutse dukuye icyicaro hano tukijyanye ahangaha, kandi ibyo babisabwa n'amategeko. Ikindi cyiciro cy'ibibazo twasanze ni ibibazo birebana n'imicungire y'umutungo w'umuryango. Muri 2015 muri Rayon Sport habaye audit igaragazamo ibibazo by'imikorere mibi y'umuryango, harimo ko nta shusho nyayo y'umutungo, akenshi nta bije bagira bagiye gutangira umwaka ngo berekane, nta n'uburyo bw'ibikorwa bavuga baba bazakora. Usanga akenshi bakora ibikorwa mu buryo buri ad hoc. Twasanze iyo urebye amafaranga yinjira mu muryango, uburyo yinjira n'uburyo asohoka nabyo ubwabyo bitanoze. Ibyo ubwo turasa nkaho twafashe isuzuma ryo guhera muri 2013 ku bijyanye n'amafaranga, ariko cyane cyane muri iyi myaka ihera twasanze harimo imyenda idafite gihamya cy'uburyo yafashwe, ibyo bamwe bita bank Lambert. Ugasanga umwe mu bayobozi ba Rayon Sport aravuga ko yayigurije, wamusaba ibimenyetso byayo yayigurije, bikerekana ayo yayigurije n'uko azayishyura, nako bakerekana ko ayo yayigurije n'uburyo azayishyura, ariko wabasaba ibimenyetso byerekana ayo bagurije, ugasanga hari ibyo babura. Bigaragara ko hari ubwo batanga amafaranga mu kwishyuza bakazishyuza uburyo bw'umurengera, ariko n'iryo gurizwa naryo ubwaryo rigakorwa ku buryo butari kinyamwuga. Twasanze nanone hari amafaranga y'abaterankunga aza, ariko uburyo yakoreshejwe ntibigaragazwe neza mu bitabo byabyo. Twasanze harimo raporo zitari ukuri, kuko hari aho twagendaga tugasuzuma tugasanga mu by'ukuri raporo yagaragajwe na Rayon Sport itandukanye na raporo yagaragajwe n'abinjije amafaranga. Harimo n'ikibazo cy'imisoro itarihwa igihe kinini, imaze no kuba myinshi cyane. Ngira ngo kubabwira isura ya Rayon Sport, kuri 17 z'ukwa munani tujya gusuzuma muri uyu mwaka, twasanze ku makonte yose ya Rayon Sport nta n'ibihumbi 200 biriho
imbumbe yose uyateranyije yose, ni ukuvuga uwo niwo mutungo. Ariko kuri 14 z'ukwa karindwi mu mwaka 2019 ari nawo munsi ngira ngo hari bube gutora abayobozi, twasanze kuri konti za Rayon Sport nanone hatariho amafaranga agera ku bihumbi 10 icyo gihe zose. Ni ukuvuga habaho igihe konti za Rayon Sport ziba ziriho ubusa pe, ugasanga amafaranga yinjiza ari makeya. Nanone twasanze ariko icyo gihe kuri 14 Rayon Sport yari ifite amadeni arenga miliyoni 600 z'ukwa 14 z'ukwa karindwi 2019. Uyu munsi ifite amadeni arenga miliyoni 800, ifite ibihumbi bitagera 200 by'amanyarwanda kuri konti zabyo, ifite amadeni arenga miliyoni 800. Murumva mu gihe cy'umwaka hiyongeyeho nka 200, ariko n'ubundi yahozeho. Ndabaha urugero ruke cyane hanyuma nse nkugana ku musozo w'ibyemezo twafashe. Iyo urebye ku buryo amafaranga yinjiraga, wafata urugero rumwe rw'amafaranga yinjiraga ku bibuga. Muri raporo y'umwaka 2018-2019 yatanzwe icyo gihe ku itariki ya 14 z'ukwa karindwi 2019, Rayon Sport yagaragaje ko muri fan club hinjiye miliyoni 13,600 birenga. Ariko tugiye ku makonte dusanga mu by'ukuri yari yarinjije miliyoni 59 n'andi mafaranga arengaho. Muri raporo hiyagaragaye amafaranga make kurusha ayinjiye. Turebye abashinzwe amafaranga yinjira ku bibuga, dusanga imikino ya Rayon Sport yari yarinjije miliyoni 198 kubinjiza ayo bagaragaza. Ariko wajya muri Rayon Sport bagasanga muri raporo yabo berekanye ko hinjiye miliyoni 80. Ngira ngo ntago imibare yose ndi buyigemo kuko twakoze igenzura, dusanga nyine na ya madeni uretse imisoro ya leta, ariko na amadeni amwe namwe Rayon Sport ibereyemo abayobozi bayo. Ukuntu umuntu yicara ku ruhande rumwe akaguriza, ku rundi ruhande akagurizwa, n'uburyo kuriha bizaba, n'uburyo uhitamo uzariha mbere wicaye ku mwanya wo kugurizwa no kuguriza icyarimwe, nabyo byerekana imikorere mibi n'imiyoborere mibi. Bigaragara yuko rero ya madeni navuze hari nubwo biba bigoye kwemeza uburyo bukwiye. Ngira ngo Honorable Minister nagana ku musozo, nyuma y'iryo sesengura nari nababwiye inshingano RGB ifite. Ngira ngo nk'uko nari nabivuze, twakoze igenzura kubera ko itegeko ribiduhera ububasha. Hanyuma iyo turangije igenzura ryacu riba rigamije iki? Riba rigamije kureba niba umuryango ukorera mu mucyo kandi wubahiriza inshingano z'umuryango ku buryo buhinnye. Nashakaga kwibutsa ingingo ya 29 y'itegeko ry'imiryango rigenera imikorere y'imiryango itari iya leta, risaba imiryango gukora ibintu bitatu. Icya mbere ni ugushyikiriza RGB kopi ya raporo y'umwaka urangiye n'imikoreshereze y'imari yawo. Icya kabiri ni ukumenyesha RGB ihindurwa rijyanye n'amategeko, uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icyicaro gikuru cyawo. Icya gatatu ni uguhuza imikorere y'amategeko y'umuryango ndetse nabwo ikabimenyesha urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Nyuma y'ibyo rero, nk'uko nababwiye, tugenzuye tureba niba umuryango warubahirije inshingano kandi niba wubahiriza gukorera mu mucyo. Nk'uko nari nabibabwiye, dufite uburenganzira bwo guhagarika umuryango, kuwihanangiriza cyangwa kuwuhagarika by'agateganyo iyo tubona ari ngombwa. Isesengura ryacu ryatweretse ko Rayon Sport imaze igihe ikora mu buryo budakwiye. Ibyemezo rero twafashe ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ukwihanangiriza Association Rayon Sport kuko yateshutse ku nshingano zayo. Icya kabiri ni ukubaha gukemura
ibibazo twagaragaje twashingiyeho tubihanangirije kubikemura mu minsi 30. Mwakwibaza muti kuki mu minsi 30? Itegeko biriya bihano ribiha intera. Iyo umuryango wihanangirijwe mu minsi 30 ntushobore gushyira mu bikorwa ibyo wihanangirijweho, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rugira uburenganzira buhagarika by'agateganyo nk'uko nari nabivuze. Icya kane ni uguhagarika komite nyobozi iriho. Murabizi twahagaritse mu minsi ishize twahagaritse inzego zindi z'umuryango dusigaho komite nyobozi kuko twifuzaga ko ishobora gukomeza kuba ikora ubuzima bw'umuryango kandi n'isesengura ryari rikirimo. Ariko isesengura ryacu ryagaragaje ko inshingano twabahaye n'inshingano z'umuryango zisanzwe batashoboye kuzikora. Ntago bashoboye guhuza umuryango ndetse ntibashoboye no kudushyikiriza inzandiko zivuguruye nk'uko twari twabibasabye. Icya kane nyuma yo guhagarika izo nzego ni ukuza gushyiraho abayobozi bazategura impinduka bakagira inzibacyuho mu rwego rw'ibanze nayo ikwiriye kungana n'iriya minsi 30. Abayobozi bahagaritswe basabwe kuzakora ihererekanyabubasha n'abo baza kuba bashyizweho kuri 24 z'ukwa 9, birumvikana ko ari ejo bundi. Hanyuma nk'uko nari nabivuze, iyo umuryango unaniwe gukemura ibibazo muri uko kwezi wahawe, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rufite uburenganzira bufata ibyemezo by'ibindi bihano harimo no guhagarikwa by'agateganyo. Ndabashimiye Honorable Minister. Iyo niyo sura ya Rayon Sport. Rayon Sport ikundwa n'abanyarwanda benshi nuko iteye uyu munsi, ari mu miyoborere yayo, ari aho ibarizwa, ari no mu micingire y'imitungo yayo. Murakoze cyane. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.